wihangane ku mwanya wawe nagutesheje kandi ngusaba n'imbabazi ku gihe cyawe nagutesheje no ku magambo nakubwiye atari meza unyihanganire kandi mbabarire. Ejo narahemutse kukuriza ari amarira yose warize, ariko uyu niwo mwanya nyine ngo usaba imbabazi. Ibintu bya sheri shushu Jojo oya Kiro guhera uyu munsi sinkiri kumwe nawe pe. Basi Jojo Kiro umva nkubwire, reka nkusabe ikintu, umva nkubwire guhera uyu munsi Kiro please oya umva nkubwire. Kiro nararize, naraguhamagaye, narakwandikiye, cyakoze reka nkubwire Kiro banze numpamagara nzakwitaba, nunyandikira nzagusubiza. Ibindi imbere y'abafana ba Yawe TV ndetse nawe please ijambo ryanyuma umva nkubwire, umva nkubwire Jojo. Kiro oya Kiro mbabarira nakubwiye inshuro nyinshi oya. Jojo waje wanze kumbabarira? Yakwiye kumbabarira kuko namusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Oya ihangane umugabo atemba ajye mu nda. Abakunzi ba Yawe TV tubashimiye ubufatanye bwanyu, uburyo mwitabira ibikorwa byacu. Abakoze subscribe turabashimiye, notification turabashimiye, abakora share turabashimiye, n'abandi kandi muri comment turabashimiye. Abakunzi ba Yawe TV rero, imbere yacu kuri screen zanyu, yaba kamera yaba telefone cyangwa yaba machine, murahabona abantu. Ntago byoroshye cyangwa wenda biranoroshye, ariko mwebwe muranabazi, ariko reka babanze bivuge. Amazina yanjye ni Kiroso. Mabuja nanjye amazina yanjye ni Jojo. Yego. Okay, mbere yo gutangira ikiganiro reka tubanze tubwira abafana bacu cyangwa abakunzi bacu ko ntago byoroshye kuba bano bantu bicaranye gutya. Hari utuntu twagiye tuba mwagiye mubikurikirana ku Yawe TV n'ahandi hose. Abantu mu bana ibyo byose hari ukuntu utameze neza cyangwa utarumeze neza, wenda ntituzi ubu ngubu niba umeze neza. Gusa kugira ngo twebwe turabizi ko tubahuza n'ubundi byoroshye cyane ko na scenario zari zatambutse twa turi kumwe nabo. Reka tubanze tubwire abantu ko bitari byoroshye kubahuza. Muri mwe ninde utishimiye kuba yicaranye n'undi hano? Murakoze. Njyewe ndumva ari ikibazo gikomeye cyane. Gikomeye gute? Sore kumwe n'umukunzi se noneho ubona ibintu sine ngo ni ikibazo gikomeye ni ukuba ndi kumwe na Kiroso. Ego komana, ni inshuro zose wavuze ngo tuguhuze na Kiroso ibintu bigende neza, noneho mukamwicaranye amahoro nta murwano urimo hano. Urumva birumvikana, inshuro zose navuze ngo mumuze na Kiroso ni nyinshi pe, ni nyinshi, ariko bitewe na gahunda zimwe na zimwe cyangwa se ibyo abantu benshi bagiye babona kenshi na kenshi, urumva ntago byanshimisha nyine. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ntago njyewe binshimishije nyine kuba nicaranye na Kiroso hano. Yego. Kiroso, ko mbona wasiritse wowe bimeze bite? Nyine ubwo ndi umusaraba kuri we kuva nicaye aha ngaha, ariko avuze ijambo ritari ryiza kandi ridashimishije. Ntabwo iryo jambo rinshimishije, urumva ndamubangamiye kuba ndi kumwe nawe aha ngaha. Jojo remera ko ubangamye cyangwa ntubangamye? Ndumva mbangamiwe. Ntabwo ubangamye, urabangamiwe? Yes, ndabangamiwe. Kubera iki rero none? Impamvu mvuga ngo mbangamiwe ni ukubera ndi kumwe na Kiroso mu buryo budasobanutse. Yego. Yego. Udasobanutse gute kandi noneho ugeze ku nzozi zawe umwicaranye na Kiroso i Kigali noneho? Impamvu mvuze ngo ntago uburyo busobanutse, urabizi nka Yawe TV nabirukanseho inshuro nyinshi basaba ko mwampuza na Kiroso, ariko ubwo nagerageje kuba nahura na Kiroso ndakeka twaratandukanye nta musaruro bitanze. Bikaba ariyo mpamvu bimbangamiye rero, bitewe nuko njyewe niyakiriye nkumva ko Kiroso kuba naba ndi kumwe nawe cyangwa se naba ntari kumwe nawe nta kintu byaba bintwaye. Ubwashize tujye Musanze tuva i Kigali wabigizemo uruhare
duhenguka kuri Kiroso atanabizi bibyara amahari. Kuri ino nshuro mudufashe kugira ngo mubwire, twebwe turabizi, mubwire abafana bacu, ese ninde wagize uruhare rwo kugira ngo mube muri kumwe aho ngaho? wenda reka bari gusubiza icyo kibazo sibyo? Yego. Kamubangamira uwo mwanya mutoya ko numvaga yuko ngewe ari jyewe umukeneye muri aka kanya sibyo? Yego. Nihangane mubangamire mu kanya gato ndagenda. Ntabwo byoroshye, urabizi ko ari jyewe wabahamagaye. Yego. Mvuga ati muhamagare Jojo duhure tuganire. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri Jojo wenda turi kumwe aha ngaha sibyo? Wihangane ku mwanya wawe nagutesheje kandi ngusaba n'imbabazi ku gihe cyawe nagutesheje, no ku magambo nakubwiye atari meza unyihanganire kandi mbabarire. Jojo narahemutse kukuriza ariya amarira yose warize, ariko uyu ni umwanya nyine ngo usabe imbabazi. Wenda wowe gake ntaguce mu ijambo, imbabazi usaba ni Jojo, kwanza iby'imbabazi tube turetse, biri buze no kuza kubaho. Wenda Jojo ndabona ntarabishyikira, mubanze mudusangize ku rugendo rwanyu, muherukana ryari, ese situwasiyo zimeze zite, urukundo rwanyu rwatangiye rute? Jojo mu by'ukuri twari kuganira kera, muri atarajya hanze nibwo twari kuganira, kwicara tukaganira atarajya hanze. Yego. Muri Canada. Muri Canada. Twari kuganira twicaye, igihe twari twagiye kuri Muhazi. Kuri Muhazi icyo gihe. Ubundi twongera guhura ejo bundi aribwo cyagiye mwasangaga i Musanze. Ntabwo byagenze neza bitewe n'ukuntu njyewe nabonye, n'ukuntu mwari muntunguye, n'ukuntu numvaga ntabyishimiye. Wenda haje kuzamo akantu, ntabwo byari byoroshye, nza kugenda wenda mubwira ngo turacyari kumwe ariko nibereye gutyo, byaramvuyemo bitakindimo neza, kuko umuntu utakibona hagashira umwaka umwe, imyaka ibiri ngaho utakimubona, utamubona imbere yawe, ubwo numvaga ko yageze aho hanze akihura n'abandi, agahura n'abo bazungu n'iki byose, nkumva nyine ntabwo akiri kuri level yanjye. Urumva icyo cyatumye mfata umwanzuro, ndavuga ati reka nishakire undi mukobwa, wenda imyaka ngezemo ntabwo nategereza umuntu uri hanze, ntiwamenya si umureba, suzi ibyo arimo, wenda yashatse n'umugabo, nkatakiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibwo na propose agafana nyine bigenda kuriya. Uyu nguyu naramaze kugira gute kumushyira ku ruhande, namaze kusa nk'umwikuramo. Niko byagenze. Basi wenda Jojo arabuze gufata umwanya runaka wo kugira ikintu wabivugaho, basi byibuze usibye ko wenda hari ukundi abitekerezaga, nta buryo bumwe cyangwa ubundi yakwitagaho cyangwa yagufashagamo bikakwereka wenda urukundo hagati yawe nawe? Niko navugaga, nibyo nakubwiraga rero, njyewe natekerezaga, nubwo yenda yagiraga rimwe na rimwe nkabona yanyohereje amafaranga akambwira ati reba uko wigenza, cyane cyane muri lockdown, uri mu rugo, yenda muri guma mu rugo, reba uko wigenza, ishyura n'inzu wenda sibyo, batugure n'akawunga gutyo urebe ukuntu wigenza. Ariko abati uyu muntu rero uri hanze ntabwo akiri kuri level yanjye, uba ndenzeho, wenda wasanga yishakira umugabo w'umuzungu, cyangwa nanagaruka azaza yishakira umuntu uri hejuru yanjye ufite amafaranga. Njye ntabwo tukiri kuri level imwe nyine, mbifata muri iyo ntuza mu mutwe wanjye yisetingamo gutyo. Niyo mpamvu rero ndi kubabwira ati nafashe uwo mwanya mbitekerezaho, ndavuga ati reka no gukomeza kumutesha umutwe cyangwa kumutesha umwanya, musabe imbabazi byabaye byose, ambabarire, no gukomeza kugira gute kumubeshya. Okay Jo, ndabona wuzuye byinshi muri wowe,
ho gakeya banza udukomorezo gakeya mu rugendo rwanyu mu rukundo ibyo utakibagirwa kandi akaba ari nabyo ubu ngubu bigushengura umutima utarajya hanze cyangwa wenda igihe muheruka mu rukundo mu buryohe bw'urukundo. urumva igihe duheruka mu rukundo na Kiroso urumva birumvikana ni amagambo menshi nagiye numva cyangwa se nagiye mbwirwa hari amagambo menshi Kiroso yagendaga ambwira arimo ndagukunda utuntu twinshi tunyuranye ariko njyewe buriya nk'ikintu cyantangaje kuri Kiroso bitewe wenda n'ukuntu yambwiraga cyangwa se n'ibyizere yampaga ntabwo ariko yabyubahirije nasanze atari byo gusa bituma mutakariza icyizere bitewe n'uko yambwiraga amagambo ntayubahirize. Kiro wambwiye byinshi pe narakumvishe ndakubaha ariko naje gusanga ibyo wambwiye byose warambeshyaga. niyo mpamvu rero nafashe uyu mwanya nkavuga ngo baguhamagare ari igihe ubigizemo uruhare duhurire hano gusaba imbabazi ku byabaye byose no gukomeza kugutesha umwanya no gukomeza kugutesha igihe cyawe wenda nusubira no hanze wenda n'ibinashoboka ushobora kugenda ukabona n'undi ugukunda cyangwa mu Rwanda ukabona n'undi mwikundanira ariko njyewe ntagutesheje uwo mwanya cyangwa ngutesheje icyo gihe kandi ngusaba imbabazi ngo mbabarire ku byabaye byose ubimbabarereho kandi ngusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Kiro warandijije bihagije nirukanse ku binyamakuru byinshi harimo yawe TV harimo Agasaro ndetse no kuri Afrimax byari inkuru yanjye nawe ariko ikintu cyantangaje nta gaciro wigeze ubiha. Kiro kumbwira ngo uri kuza unsaba imbabazi nakoze urugendo mva mu rugo muri Canada nza mu Rwanda ari weho nje kureba sibyo ariko buriya ikintu cyantangaje ni iki naguhamagara ntunyitabe ariko ubu ikintu kiri kuntangaza ni ukuntu nagusanze i Musanze amagambo wambwiye urayazi waranyitakanye umbwira nabi urantuka. Kiro kereka niba ari inzozi ndimo ku buryo navuga ngo ndi mu nzozi ndimo ndarota Kiroso ndi kumubona hano gusa numvaga ibintu wankoreye ntabwo nakwiyumvisha ko wagaruka ukambwira ngo ndi Kiroso wawe undi wari uzi kuko byantunguye cyane nta nubwo niyumvishaga ko twaba twicaranye hano. Jojo niyo mpamvu nanjye nateye iyo ntambwe nkafata n'uwo mwanya ni uko nicaye nkigaya nkanjye Kiroso ndicara ndigaya mbitekerezaho ndavuga ngo ndashaka gusaba imbabazi z'ibyabaye byose nanjye ndi umuntu kandi nanjye ngira umutima gusaba imbabazi z'ibyabaye byose niyo tutakomeza gukundana ariko numve ko mpaye imbabazi umutima wanjye numve ko ubohotse. Abantu benshi bangize nk'igisimba bangira navuga ko ari nk'igicibwa bangira umuntu bamfata ukundi kuntu ariko bose nabo ndabasaba imbabazi n'abafana banjye n'abagiye batera komantere. Jojo gusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ese Kiro wenda mbaciye mu ijambo ho gatoya hari ibyo wakabaye usabira imbabazi wenda uri no gutsimbararaho ibintu bijyanye no kuvuga ngo amafaranga yaguhaye ngo niki ngo uburyo yakweretse urukundo byibuze noneho wemeye ko yakohereje amafaranga. Ubushize narabivuze yego turi muri lockdown nanyezaga amafaranga akambwira ati ishyura inzu sibyo akambwira ati ngura n'ibyo kurya. yego nanjye ndi umuntu niyo mpamvu nafashe uwo mwanya nkamusaba imbabazi sibyo yankora nabitekerejeho byose nabitekerejeho nsubiza amaso inyuma ndatekereza ngo guterera intambwe yo kumusaba imbabazi. yakoresha amafaranga wenda ugenda uyakoresha ibintu bitandukanye ibyo biri muri bimwe usabira imbabazi kutamwitaho cyangwa ukanamukeka ibintu runaka yagiye uvuga ati aha yagiye hari abandi basore ni mu mahanga bimeze gutya na gutya. Ese ho gatoya turuze no kwikomozaho sinzi ugisubiza muri mwe.
umunsi wo yawe ibasa tujyana na George Musanze tukagusangayo situation yagusanzemo iyo bimeze bite? Yansanze Musanze nagiye muri enjoy niko navuga ariko gusa niho nakoreraga sibyo kandi no kuvuga ngo ari igihe yenda umuntu iyo ari mu kazi afata umwanya wo kuruhuka cyangwa agasangira n'abantu hari ibintu wenda byinshi sinzi bigenda bimurikirana cyangwa nkumva umuntu ngo nta situation yindi yari ikomeye yindi gusangira n'umuntu gusangira n'umuntu enjoy bisanzwe igitanda hafi cyo kunywa hafi. Jojo gira ikintu bivugaho ndabona wishima mu mutwe oya uyu ni umwanya wo kubohoka kuruhuka no gusabana imbabazi wenda ndabona yo mu byo murimo. Jojo gira ikintu bivugaho icyo kintu cyura munsi ataragisubiza reka nkubwire. Yego mwasanze Musanze mu byo ndi gusabira imbabazi muho mwasanze cyangwa byo ntari ndimo cyo kubwa ndumva nta kosa ririmo ndi kumusabira imbabazi z'ibyo namukoreye. Reka nyiri ubwitagira icyo bivugaho. Yes. Njyewe ikintu nabivugaho umunsi dusanga Kiroso i Musanze twakoze urugendo urabizi rukomeye ariko buriya ikintu cyantangaje cyanantunguye ndetse kikanambabaza ni umunsi twasanze Kiroso ari kumwe n'umukobwa mu cyumba ndetse bari no ku buriri hari uburiri bari ku buriri hari uburiri urabona bari bicaye mu ntebe ariko impande yabo urumva byari muri chambre ariko urumva muri chambre niba bari babazaniye intebe zo kwicaraho kugira ngo babanze barye cyangwa banywe nkuko wabibonye twasanze bicaye muri chambre ariko bari ahantu bari hari n'uburiri. Biriya bintu byarambabaje cyane Kiro ntago nari nzi ko akora ibintu nka biriya ariko ahantu hari uburiri ntago abantu baba baryamye. Wamubonye mu yeshusho uriya munsi gusa ishusho nabonyemo Kiroso ntago ari nziza pe. Kiroso namufashe nk'umuntu w'umuhehesi ntago yambwira ngo sibyo oya Kiro wikwimyoza ntago yambwira ngo ari kumwe n'umukobwa ahantu mu buriri bari ku buriri cyangwa bararyamye cyangwa bari hafi y'uburiri. Nanjye ndi umuntu kandi ndanatekereza ntago nasanga ibintu bimeze kuriya wenda ngo mvuge ngo ntibyabaye cyangwa byabaye pe. Amaso yarampaye Kiro ntacyo utanyeretse. Iki no kuvuga ngo kindaje ishinga je ubu ngubu no gusaba imbabazi ibyo nawukore cyangwa zibyambaye sibyo ntabwo wenda ibya biriya byo kuvuga ngo twari turyamye cyangwa twari tunabyutse wibirebaho sibyo wibirebaho biriya kuba hari uburiri ntabwo ariko abantu bose baba bagize gute baryamye kandi burya gukeka kereka wamfashe kandi ikindi biriya byo tubyihorera. Ejye ndi gusana imbabazi z'ibyo nagukoreye nta kintu. Kiro reka nkubwire sibyo kumbwira ngo uje kunsaba imbabazi pe. Ibintu by'imbabazi rwose mana sigaye numva nkomeye muri njyewe Kiro naba ndi kumwe nawe ndetse naba ntari kumwe nawe sigaye numva ameze neza ahubwo ubu nari maze kwiyakira numvaga ko ijambo Kiroso ritazangarukamo ahubwo kuba mwampamagaye ngenda shinze ikosa uyu mutipe wa yawe TV mani ngenda gushinze ikosa kuko nari nakubwiye ko ntashaka kongera guhura na Kiroso ariko biranze urongeye umuje na Kiroso nakubwiye ko nge niyakiriye ko ntashaka kongera kubona Kiroso mu maso yanjye kuko Kiroso yarampemukiye. Please umva nkubwire basi Kiro nta bintu mbwira oya Kiro oya ho gato memuretse sijyo ho gato reka tubanze tugusaba imbabazi wenda ngo twaraguhemukiye ntago ari ubusabire wadusabye bwo kuguhuza na Kiroso uje mu Rwanda kugira ngo urugendo rwawe rwavuye muri Canada rudapfa ubusa. Ibyo ndabyumva narabibasabye pe ariko ntago ikosa mvuga mbashinze ni ukumpuza na Kiroso ubu twicaranye hano reka wenda kandi oya naraguhamagaye ndakubwira ngo guhera uyu munsi dusanze Kiroso Musanze akadukorera ibintu nk'ibi narakubwiye nti mbabarira ntuzongere kumpuza na Kiroso ahubwo byantunguye. Oya kuvuga no gutaruka wenda aho Kiroso n'uburetseho gatoya mwese mwarabikurikiranye ikiganiro cyatambutse hano kuri yawe TV uriya mukobwa bari kumwe na Kiroso yaraje avuga ngo uriya ni
n'uwawe moye yako wawe peke ko ari we mugore mukuru ako kantu Jo warakabonye kariya kantu ahubwo nagira ngo nibwirire Kiroso Kiro mbabarira sibyo reka kwirukanka mu bakobwa cyane cyangwa se abakobwa basi ubabwire ngo mwabakobwa please ufite umugore sibyo uvuye mu rukundo bigiye mu nama noneho none se oya reka mbwira impamvu sibyo hari umukobwa nabonye w'imusanze wandi twabasanganye twabasanganye ninde wareka Kiroso ari umugore wanjye oya ninde twibutse izina ryewe ko ryatuwe oya mureke mbabwire aho muri kurengera ngewe Kiroso mpagaze gutya nta mugore mfite sibyo nta mugore ufite yavuze gute Jo umva yavuze gute ngewe mureke mbabwire ntabwo mushaze kumva ukuri kwanjye ntacyo tubwira ngewe ndi kumbivuze n'ururimi rwanjye nta mugore mfite sibyo kandi mu gusaba imbabazi Jojo no kugira ngo mbohoke umutima wanjye na Samantha ndashaka kumusaba imbabazi kugira ngo ngewe numve mbotse ku mutima wanjye numve ko nta kibazo mfitanye n'umuntu wari wese cyangwa numve ko nta kibazo mfitanye n'aba bakobwa Jojo nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima neme ndahamagara ndavuga ati baduhuze nawe ngusaba imbabazi nagira ngo wenda tubohokane wenda nizo nama ungira uzazinyire basi tubishe tubisanzwe sibyo ntago nshaka gutesha umwanya wawe nshaka gukomeza kukubaza sibyo none se Kiro nagira ngo nkubaze sibyo uri kumbwira ngo urashaka kunsaba imbabazi sibyo none uriya mukobwa waje akavuga ko uri umugore we ko mubana igihe cyose ngo yaravuze ngo iby'abapfu birirwa n'abapfumu aravuga ngo abapfumu umupfumu ni weho ngo abapfu ni twebwe wowe nabande oya yarabivuze wowe nabande abapfu ni bande nyine ubwo ngo nyine uko turi batatu ngewe na Fani na Samantha ngira ngo turi abapfu Kiroso ni umupfumu ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu bisobanuye ngo ibyanyu mwebwe abapfu biribwa nande yaranabyisobanurira aravuga ngo abo bakobwa ni abapfu Kiroso ni umupfumu azajya amushyira none se genda shaka kubaza nk'umuntu agututse ngo gapfa wahita upfa nimba yarabivuze nibyo ari bimuri mu mutwe we ntabwo warimo buza kubivuga Kiro reka nkubwire ukuri n'ukwanjye ko ku mutima wanjye sibyo ntabwo ujya kureba undi ndetse n'umwavoka wanjye se aramburana ndetse cyaramvugira ubwo rero wumva ibyanjye ndi kukubwira Kiro reka nkubwize ukuri sibyo ndagira ngo nkuhe noneho ukuri kwambaye ubusa sibyo ibyo kuza umbwira ngo waruje gusaba ngewe imbabazi Jojo sibyo pe Kiro nariyakiriye amarira narize kuva ku munota wa mbere kugeza tugusanga i Musanze Kiro ibyo wankoreye narabibonye kumbwira ngo uje kunsaba ngo imbabazi ngo Jojo barantutse abakunzi banjye mwarantutse ariko ndabasaba imbabazi ibyanjye na Kiroso ndumva mu kinyarwanda cyiza uramukarabye ndamukarabye seriously Kiro imbabazi cyane ntazo mpaye Kiro kuvuga ngo ndagukarabye ntago ari ibindi sibyo impamvu mvuze ngo ndagukarabye niyi naragukunze ntiwanyereka ko nkunze naguhaye umwanya weho umwanya wawe urawunyima ndarira abafana barantutse warabibonye muri komanteri ubyibuke mwarantutse ariko ndashaka kukubwira ko noneho uyu munsi ndakomeye pe ndumva noneho nta stress zawe Kiro zamvuye mu mutwe barantutse bihagije gusa sorry sinshaka kumva stress za Jojo na Kiroso Kiro narakuretse sibyo o kugira ngo njye nirirwa ndira ngaho Jojo Musanze ngaho Jojo Gisenyi ngaho Jojo ejo ntazagusanga n'icyangugu Kiro naragukarabye pe Jojo ko ibi bintu bivugana ikiniga iki cyemezo gifashe ryari ntago ari kuvuga ngo ndabivugana ikiniga Kiroso yambabaje kandi baravuga ngo abajya baca umugani mu kinyarwanda ngo wirukankana ingwe ikwirukankana kenshi ikageraho ikakumara ubwoba nanjye Kiroso yamaze ubwoba Kiroso wabyumvise icyo kintu nabyumvise ko mbona ufite agahinda nkaho reka mbabwire rero ikintu ngamije cyangwa ikintu nabwira Jojo
nameje ko ambabarira sibyo yego wenda gukomera ni byiza cyane, yarakomeye, kugira umutima ukomeye ni byiza cyane, kandi namubabaje bihagije, nanjye ndabyemera, ariko ndashaka ko ambabarira bikarangira, wenda tukaba inshuti bisanzwe sibyo, nta kuzajya wenda umwe atekereza undi cyangwa agenda kuri undi cyangwa agenda kuri undi, kuko urumva yamaze kunyikuramo byararangiye. ntabwo uciye mu ijambo Jojo, ubwo si inzira nziza yo kuba wenda n'uragiye kubikora neza bya bindi akisanzura? kuvuga ngo ni inzira zo kubikora neza. niba gusaba ngo ube inshuti yiwe isanzwe, ubwo n'urose kugira ngo nurabikore neza. Kiroso namwirukanseho bihagije sibyo, ariko kugeza na n'ubu Kiro narakuretse pe. Nejo bundi Mana ndabasabye mwabafana banjye mwe mwabakunzi banjye mwe ndabinginze, Kiroso mbivugiye kuri yawe TV, Kiroso naramuretse pe. Kiroso yarandijije mwarabibonye, Kiroso namwirukanseho bihagije mwarabibonye, ariko kugeza ubu bivugiye imbere ya yawe TV nkuko nabasabye kumpuza na Kiroso. Kiro narakwanze Mana, gusa njye sinavuga ngo ngo sinagutesha agaciro sibyo, nk'akabandi bavuze bagutesheje agaciro baragutuka nyuma bisubiraho ngo byabaye ngo kutamenya. Oya Kiro, njye ntago nabikora. Kiro nararezwe, ntago nabikora, ariko nagira ngo nkubwize ukuri ko nta gahunda ngifitanye nawe pe, nariyakiriye. Ahubwo nagira ngo nkubwire, njye mu gukomera kwanjye kugira ngo ndeke Kiroso pe, byarangoye, kandi mu kungora nabifashijwemo n'abandi bashuti banjye. Mboneyeho no gushimira umushuti wanjye uri i Burundi bamwita Darirene. Uno umwe mu bafana? Yes. Ahantu Darirene ari i Burundi ndamushuhuje, yumve ngo Jojo aramushuhuje. Ni inshuti imwe mu bashuti banjye bankomeje, kandi uko bwije nuko bukeye ansabira umugisha kandi akansabira kwihangana kugira ngo mbashe kwiyakira, kuko narababaye bihagije. Darirene ndagushuhuje kuri yawe TV, kandi tuzahura, tuvuge ko Imana nibishaka baramutse bafunguye imipaka. Jo, tuvuge ko wenda icyemezo ufashe cyo gukebera burundu Kiroso, Darirene abyihishe inyuma. Oya, ntabwo ari kuvuga ngo Darirene abyihishe inyuma. Oya Kiro, Kiro reka nkubwire impamvu uvuze ngo Darirene ni umushuti wanjye w'i Burundi sibyo, yarambwiye ngo Jojo mbabarira, nabonye amarira warize. Kiro narayarize, ibaze kuba nararize amarira akabonwa n'abantu bari hanze hirya no hino, ngaho i Burundi, ngaho muri Amerika, ngaho Australia n'ibindi bihugu byinshi na byinshi. Bamaze kumamagana cyane Kiro, barambwira Jojo bita amakuru bimeze bite. Kiro nirengagije amagambo yose bambwiye kuri wewe, ndemera ndagukunda, ariko nabonye ko ibyo nakoze byose naruhiye ubusa. None nagira ngo nkusabe ngo mbabarira hagati yanjye nawe, byibura hajye mu rusika rurerure, sinzongera kuguhamagara, sinzongera kukwandikira mesaje. Nubona nongeye Kiro pe, bivugiye kuri yawe TV. Yego Kiroso ninongera kumwandikira cyangwa muhamagara ntazanyitabe, maze kwiyakira. Kiroso ko mbona ubitse umutwe. Ese Jojo urankarabye, ngusabye imbabazi wanze kuzimba. Umva Mana, Kiro reka nkubwize ukuri, nubwo navuga ngo Jojo njyewe nkuhaye imbabazi pe, n'izuko twigeze kumenyana, njye sinakwirengagiza nk'uko yeho wirengagije. Kiro cyakoza wazajya unyandikira kuri WhatsApp nkagusubiza nkagusuhuza, ariko kumbwira ngo Jo njye na Kiroso ntibishoboka. Jojo umva ikintu ngushakaho nkwifuzaho, ngenda ndashaka yuko umbabarira
ibyo nakoze byose cyangwa ibyo nagukoreye byose ukambabarira ukambwira ngo ndakubabariye ukambohora sibyo kuko sinshaka kuzakomeza ndi ikivume cyangwa abantu bose bambwira nabi sibyo Jojo tugusabye mbikuye ku mutima sibyo Kiro reka nkubwize ukuri sibyo si ukuvuga ngo unsabye sindebeye ku marangamutima yawe kuko nanjye igihe naje ndira ntago wanyakiriye akebo kagiye wamugarura yes akebo kagiye wamugarura igihe naje ndira mbabaye hari amagambo wambwiye akankomeretsa Kiro sinshobora kongera kuvuga ngo ugarutse mu buzima bwanjye ariko bazanura wenda ko waramusanganye n'umukobwa sinzi wenda buryo abyakire noneho byarambabaje pe byarambabaje sibyo ese ibi bintu babibwiye ababyeyi muri Canada wenda reka tuwo kujya kureba mama oya Kiro umva Kiro babariza oya ntago ari umunyu ndi kuvuga nari impari umva se nubwo wari uhari ariko nawe urimo uragenda ushyiramo umunyu sibyo ngewe ndi kukubwira wenda niyo wanyanga cyangwa niyo twarekana ariko umbabarire numve ko umutima wanjye ubohotse ese ubundi reka nkubaze Kiro uri kumbwira ngo nkubabarire urifuza ko naguha imbabazi kwa nkoreye byinshi bibi urifuza ko naguha imbabazi z'iki kugira ngo byibura n'abafana banjye cyangwa n'abakunzi banjye babone ngo byibuza Kiroso asabye Jojo imbabazi z'ibi n'ibi urabizi ibintu byose nagerageje kuvuga cyangwa se gutangaza warantutse ubica amazi ugira gute ariko byibura uri kunsaba imbabazi z'iki kugira n'abafana bagenda bumve ngo Kiroso asabye Jojo imbabazi z'ibi n'ibi urasaba imbabazi zitandukanye wenda nizo ashobora kuba yarasabye Samantha cyangwa yarasabye Fanny cyangwa yarasabye undi wundi Jojo bikuye ku mutima imbabazi ngusaba nuko nagutesheje umwanya ngutesha igihe cyawe ikindi sinakubwira yuko nakiri kumwe nawe sibyo n'ibitutsi nagututse cyane kukubwira nabi bikuye muri ibyo byose bigusabira imbabazi njye nta mbabazi mbona naguha Kiro ese Jojo kuki mu mbabazi agusaba atagusaba zo gukomeza kuba umukunzi nawe nyine urumva ari kunsaba imbabazi z'uko nyine ngo ibyo byose byabaye ariko njye nategereje ngo Jojo ndagusaba imbabazi z'uko nakoze ibi n'ibi ahubwo ari kunsaba imbabazi z'ibiki wowe se wari ukimukunze ku buryo wenda agusabye izo ngizo wazimuha ndagusaba imbabazi ko naguhemukiye ibyo ikibi cyose naba naragukore cyangwa uko naba nanakubabaje bigusabira imbabazi none se Kiro reka nkubaze sibyo kwavuze ngo ntago nigeze nkwishyurira inzu ukambwira ngo nta kintu nigeze nkumarira ngo naragusebeje sibyo uremera yuko wenda ibyo byose byaba byarabayeho hagati yanjye nawe none se wenda Jojo dusubiye inyuma tutabaye nk'abana cyangwa turi abantu bakuru sibyo ibyo bintu nabivuzeho sibyo ibyo bintu nabivuzeho uri kumva nkubwira yuko muri lockdown umujya kunyoreza amafaranga ambwira ngo nishyure inzu ambwira ngo ndebe mahe n'ibyo kurya ibyo bintu nabivuzeho cyane rwose mbigushimira kandi nanagusaba imbabazi yenda ko naba nagutesheje agaciro nkaba nabikubahiye ibyo ni imwe mu mpamvu nabitekerejeho nkavuga nti umutima wanjye uri kubenshinze ndavanireka gusaba imbabazi ibyo byose ibyo naba unsanga ni Musanze uko nakubabaje cyangwa uko nagushitinze byose uko mpamagaraga sinkwitabe bya byose ni byinshi Kiroso ntaguce mu ijambo wenda mu mbabazi uri gusaba nkugereranyiriza hano kuri yawe TV abakobwa batatu ugaragara nabo mu rukundo uri yawe witwa Divine ataragaragaramo narakubwiye ngo ese wabangereranyiriza ku bijyanye n'uburyo bakunda hari ukuntu wavuzemo ngo wenda ngo Fanny abandi bashyira ku ruhande none ubu ngubu imbabazi umusaba n'iki n'umitako uri kumuhereza wabitubwira neza wenda kugira ngo twumve ngo ese none n'iki gitumye none akano kanya umwambitse amapeta
ya reka mbabwire rero kuvugisha ukuri ni byiza cyane. Kuvuga gutyo ntabwo ari ukugira ngo yenda ngo twongere dukundane, ariko najya mbohoke ku mutima wanjye, imbere y'abafana banjye, imbere ya by'umwihariko imbere ya Jojo, imbere y'abafana banjye n'imbere y'Imana mbohoke, sibyo? Kuvuga ngo Fani ngo niwe nashyize imbere cyangwa ubuki, ni uko yansabye imbabazi, turarangizanya bisanzwe, turakomeza turakorana mu mafilime, mu biki, tuba inshuti bisanzwe, umujyanama wanjye. Niyo mpamvu navuze ngo na Samantha agiye mbyisabiye, uzamuhamagara aze hano muhe imbabazi, dukore ibintu by'amazimwe aho ngaho. Iki ni igihe cy'imbabazi kuri Kiroso, kuzisaba no kuzitanga cyane. Ni umwuka wera, ni ukuvuga ngo n'ibya Jojo ntabwo ari ibintu bikwatacinze ku mutima, ahubwo ni igihe cy'imbabazi kuri bose. Ni ukuvuga ngo rega buriya reka mubwire, iyo umuntu yicaye yagiye wicara ugatekereza cyangwa ugasubiza ubwenge inyuma, ugasubiza ubwenge ku gihe, ukareba ukabona birakwiye, ni ngombwa cyangwa kumva umutima hari ibyo uri gushinja. Ntabwo nshaka kuburana n'umutima wanjye cyangwa bimwe mu bihe nawe bishobora kuba bitumye usaba imbabazi Jojo, bigukomye ku mutima utazibagirwa kandi ukumbura wumva mwagirana n'iki gihe, ni ibi by'ukuri wenda by'umwihariko, sibyo? Hari igihe umuntu akugirira neza, yakugirira neza ukibuka, cyangwa wakwibuka ibihe mwagiranye, cyangwa wakwibuka amagambo mwavuganye, bikarusha ukumva hari intuza uyizerera risiyo. Niyo mpamvu rero nshaka gutanga imbabazi, gusaba imbabazi byose nkumva umutima wanjye ukeye. None se Kiro, reka nkubaze ko numva uri kuvuga ngo abantu bose bashaka kubasaba imbabazi, urasaba imbabazi wenda uri kubasaba n'iz'uko wagiye ubakatira, n'iz'uko wenda wagiye ubababaza, nyine ntubemerere urukundo. Nyine ngewe ubwo imbabazi uri gusabana n'ubu ntabwo ndumva imbabazi izo arizo. Ngewe ni ukuvuga ngo wenda nta muntu utagira amakosa, ariko ku bwanjye ndatekereza ngasanga amakosa menshi nagiye nkora. Hari ibintu ntatunganije, hari ibyo ntagenjeje neza kandi byari bikwiye, cyangwa hari aho nakoresheje amanyanga kandi bitari bikwiye. Niyo mpamvu rero nshaka gusaba izo mbabazi. None se Kiro, reka nkubaze, sibyo? Uri kuvuga ngo uri gushaka gusaba ngo imbabazi z'abo bantu bose, sibyo? Urumva ntago ari Jojo by'umwihariko uri kuzisaba, ni ipfunwe wagize ry'ibyo ubakorera, sibyo? Rero pe Kiro, ngiye imbabazi ntago navuga ngo ndazikwimye ngo mere nk'abandi bose. Ngiye imbabazi nkuhaye n'iz'uko byibuza nibutse ibintu twigeze gucanamo, ibihe twigeze kugirana, ntago nakwirengagiza ngo mvuge ngo Kiroso ngo ibiki n'ibiki, nubwo nagukarabye pe. Ariko ibyo kuvuga ngo Jojo na Kiroso bari mu rukundo, gusa uzajya umpamagara nk'umuntu wamenye, nanjye nkuhamagare, numvugisha nkuvugishe, nunyandikira nkusubize, ariko kumbwira ngo njye na Kiroso turi mu rukundo ntago bikiriho. Njyewe rwose Mana, imbere yawe TV nabivuze inshuro nyinshi, ntago nkiri mu rukundo na Kiroso, nabivuyemo. Mbese wumve ngo Jojo nariyakiriye, abafana banjye mubyumve kandi mumbabarire, ndetse na Kiroso twicaranye hano imbere yawe TV, ndagira ngo Kiro, turi imbere ya kamera za yawe TV, nagira ngo hari abafana bamvuze nabi, abandi barantuka, abandi bamfata uko ntari, abandi baransebya. Basi byibura dusaba ikintu kimwe, nagira ngo ubasabire imbabazi imbere ya kamera za yawe TV yuko basi wansebeje. Yako kandi ibyo bintu nibyo navugaga, nyine nibyo nakomojeho mvuga nti aho nagusebeje, aho nagusuzuguye hose nkagusaba imbabazi, mbwira n'abantu wenda babifashe nabi ku ruhande rwawe bakubabarire, nanjye n'abantu babifashe nabi bambabarire. Jojo, reka byibuze tuzabe inshuti zisanzwe, no gutesha uwo mwanya, sibyo? Ntago wari ubuze abandi basore mwakundana cyangwa bagukunda,
nanjye wenda n'abo bakobwa bandi bari ku ruhande bataramwe ko bankunda cyangwa tutaranakundana, ariko byibuze tube inshuti bisanzwe, ariko mbabarire numve ko mbohotse ku mutima wanjye. Nimba uzi ko waba warigeze kunkunda, ngusabye imbabazi. Shakiro, njye ntabwo nakubera nk'aba bandi bose bakwise bagututse. Kiro, baragututse baraguharabika nk'uko nabivuze, ariko nta kibazo njyewe Jojo bintwaye. Kiro, nari nzi ko uri umuhungu byibuza ushyira ibintu mu gaciro, nari nzi ko uri umuhungu byibuza unatekereza, nari nzi ko uri umuhungu ushobora kureba ikintu ukakibyaza umusaruro, ariko nasanze atari ko umeze, sibyo? None kumbwira ngo Jojo ngo naje kugusaba imbabazi, ngo Jojo ngo naje kukugira, nta kibazo pe. Wumve ko Jojo nta mutima mubi mfite, kandi n'ubwenda hatabonetse amahirwe yo gukomezanya nawe, hari abandi bakobwa benshi kandi bakigukunze, hari uwo nabonye wakwiyanditseho ku bibero byiwe, hari n'uwaje avuga kuri yawe TV ngo ni umugore wa Kiroso, ngaramuhahira ngo akamushyira ngo hariya ngo murinda, basi tubyihorere nyine, yaradututse ariko nta kibazo. Kiro, njye ntago ndi imbere za kamera kugira ngo nkusebye, cyangwa se kugira ngo wenda nivuge ibyiza cyangwa se kukuvuga ibyiza, gusa abakobwa barahari kandi kuraje. Gusa njyewe ikintu nagira ngo mutangarize, kuba wenda ngize amahirwe yo kongera guhura nawe hano, niba ari nawe weho wabigizemo imbaraga kugira ngo dukunde duhure, nari mfite na gahunda zo kugenda. Yego, nicyo gihe wanamugani. Nari mfite gahunda zo kugenda kuri 25, nashakaga kuba nagenda, ariko kuba wenda zitaragera nkaba mpuye na Kiroso ni byiza kandi biranshimishije. Kiroso yambwiye amagambo menshi mabi. Kiro, nagira ngo mubwire ko baravuga ngo urucira mukasoro gatwara nyoko. Yarambwiye ngo kuki ntakundana n'abahungu bo muri Canada cyangwa se n'abandi basore hano mu Rwanda, harimo abasore benshi. Nagira ngo basi murema agatima, kuko ntakimwirukaho kandi ntakimushakisha nk'uko mbere nabikoraga. Kandi wari ufite abandi bagushaka benshi? Ntabwo navuga ngo nari mfite abandi bashaka benshi, kuko ufite igikundiro wenda ntabwo bizi, ntabwo kuvuga ngo mfite igikundiro. Buriya umutima niwe ukunda umuntu. Kuba narakunze Kiroso ntabwo ari kuvuga ngo hari abandi bari inyuma cyangwa se bari imbere. Kiro, reka nkubwire pe, warambwiye ngo ni gute ntakundana n'aba Diaspora, ibyo narabyumvishe mbyima amatwi. Urambwira ngo ni gute ntagira abandi bahungu nkundana nabo, no mu Rwanda abahungu barimo Kiro, ariko guhera uyu munsi nagira ngo utege amatwi unyumve. Nkarabiye imbere yawe ndetse n'abafana bawe kuri yawe TV, sibyo? Ibintu bya Sheri, Shushu, Jojo, oya. Kiro, guhera uyu munsi sinkiri kumwe nawe pe. Kiro, reka nkusabe ikintu, guhera uyu munsi Kiro, please, oya. Kiro, nararize, naraguhamagaye, narakwandikiye, cyakoze reka nkubwire. Kiro, banze nyumve, numpamagara nzakwitaba, nunyandikira nzagusubiza. Ibindi imbere y'abafana ba yawe TV ndetse nawe, please. Kiro, oya. Kiro, mbabarira, nakubwiye inshuro nyinshi, oya. Wanze kumbabarira? Kiroso, Jo, watore basi gira impuhwe na kandi nawe uzazigirirwa, ni ukuri kw'Imana, sibyo? Nawe ibyo byose wimugerera mukeba yakugera, Jo, wimugerera mukeba yakugereyemo, basi mubabarire basi, niko mubabarire. Ibi ni ukuri kw'Imana. Umva Kiroso, ndakumva, ihangane basi, sibyo? Jojo arababaye, aragiye, aragukebeye, avuze kumugaragara ko Sheri, Shushu wapi. Ihangane nk'umuntu w'umugabo, ayo umugabo atemba ajya mu nda, urevuga iki? Ako se njyewe nicyo nangiye kumubaza, nimba yarigeze kunkunda, nibyo nangiye kumubaza. Yakwiye kumbabarira kuko namusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Oya, ihangane umugabo atemba ajya mu nda.
njye nayo mbikuye ku mutima nagira ngo mboho ku mutima wanjye wenda nasubizaga ibihe inyuma nkatekereza nkumva ibintu namukoreye nkumva nanakosheje pe niyo mpamvu nayo ngiye kumusaba imbabazi. Ese mwigeze muvugana kuva uriya munsi wigeze uvugana nawe kuri telefone? Njye ntabwo nigeze mvugana nawe. Bisobanuye ngo n'ubundi rukundo ntabwo ari ruhari? Oya reka nkubwire rero, ntabwo ngewe icyo nayingamije ni ukugira ngo mbohoke ku mutima wanjye kandi nawe bitewe n'imvune n'ibyo namukoreye wenda navuga ko ari imvune yahuye nazo kubera jyewe, kugira bigaragare ko wenda atari urukundo wenda wanze cyangwa wenda atari iki n'iki, ari mu gihe cy'imbabazi. Samantha ari hano, wenda Jojo ari hano cyangwa Fanny ari hano, umwe muri bo cyangwa ari batatu, wasabira imbabazi hamwe birashoboka? Yereka nkubwire. Yego. Fanny nta kibazo dufitanye. Samantha dufitanye ikibazo nawe ubwe. Wamusaba imbabazi? Umva tukarangizanya. Izi mbabazi wazisubiramo hagati ya Jojo na Samantha ukabasaba imbabazi hamwe bose? Bose nabasaba imbabazi. Ntabashaka gukomeza kuri. Kuri yawe TV birashoboka? Cyane rwose. Umutima waraziritse umva ushaka. Muzabahamagare. Urumva? Basaba imbabazi. Basaba imbabazi. Gira ikintu ubwira abafana bawe kuri izi mbabazi uhaye nonaha, wenda sinzi niba wenda Jojo yatubwiye ngo imbabazi asabye ashobora kuba wenda n'abafana bawe bagizemo uruhare, hari umurundi kazi yavuze. Ese wowe imbabazi wasabye hari imvo n'imvano yayo? Hari abajyanama cyangwa hari n'ikintu n'umutima nama wawe? Njyewe ni umutima nama wanjye umaze iminsi ubimpatiriza. Message surazisoma? Hari abavuga ngo rakarozi ngo rakana kabi. Ndazisoma. Hari abavuga ngo nisize imiti, abavuga ngo ndi umugome, ndi umurozi, ndi biki, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ndi kurebaho. Hari n'abantu mfite bangira inama cyane bamwatisa imbabazi, sibyo? Nagira ngo mbohoke numve ko nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo. Urumva? Niyo mpamvu yaba Samantha yaba Jojo nagira ngo bose mbohokane nabo nkuko nabokanye na Fanny. Urumva? Umeze ibyanjye nta kibazo, nta cy'umutima ushinja. Ariko uziko hari igihe cyo kumva umutima utekereje ibintu umutima uragusimbutse kubitewe n'iki n'ibintu wenda n'abo bantu yenda ashaka kubohokana nabo. Nyuma y'ibi ngibi aragiye, uramubonye ibyo byose, ashobora kuba yanateze yanagiye, harakurikiraho iki? Uramuhamagara, uratuza, biragenda bite? Yewe reka nkubwire. Urumva? Yego. Nimero yiwe ndayifite. Yego. Ndamwandikira kuri WhatsApp. Ntabwo ndi bumamagare koro. Yego. Ndamwandikira kuri WhatsApp. Wenda icyabimuteye mwese mwacyumvise cyangwa impamvu aracyafite. Yarababaye ariko waramubabaje, inshuti yanjye waramubabaje. Aracyafite agahinda n'umujinya. Kiroso, tugana ku musozo, uhita uvuga kikuri ku mutima n'ibyo wari ugiye kuvuga. Wowe ari wowe, iyaba ari wowe wari busangane Kiroso, wari busangane Jojo cyangwa Samantha cyangwa Fanny n'umusore kuriya nkuko yagusanganye umusista, wari bubyakirute? Iruhande rwawe icyo kunywa hafi aho ngaho uburiri, wari bubyakirute? Duhita tunasoza uvuga ikikuri ku mutima. Ariko reka mbabwire si ukubitsimbararaho. Njyewe kuba nari ndi kumwe n'umukobwa cyangwa twicaye aho ngaho hari n'uburiri hafi, ntabwo ari ukuvuga ngo ubivuze nabi. Oya, ntabwo nguciye mu ijambo ryawe, wabivuze kenshi. Ndavuze ngo ese iyo biba ari wowe basanze kuriya muri ya situation, nawe ugiye kuba wasaba imbabazi, wari kubyakirute cyangwa usanze uwo? Ibyo biterwa n'imibanire y'umuntu mufitanye, sibyo? Yego. Nabifata uko nabifata byaterwa n'ukuntu ubanye n'umuntu. Ntabwo ariko gusa nyine ishusho nyine wowe mwe muri kubifata ukundi kuntu, ntago sinzi ukuntu wowe wabonye umukunzi wawe yarayifashe ute hari Musanze iruhande rw'igitanda, yari nka roji? Byaramubabaje. Ari wowe wababara cyangwa ntiwababara? Byaterwa, nanjye nshobora kubabara cyangwa sinababare. Bisobanuye ntabwo uri mu ruhande rwe rwo kubabara nyine, bitewe n'ukuntu uri bufata. Ushobora kubabara cyangwa simbabare. Mu mbabazi usaba ziriya munsi ntabwo zirimo? Reka nabimubwiye, namubwiye ko mu byo nsaba imbabazi n'ibyo wenda kuba naramubabaje Musanze, kuba yaransaze Musanze nkamubaza, ibyo nabyo mbisabira imbabazi. Agaciro ko kuva muri Canada kugera mu Rwanda, akava mu Rwanda hano Kigali, noneho yahageze akakubura akaza Musanze, urabivugaho iki dusoza? Ibyo bikubiye muri izo mbabazi namusabaga. Agaciro umuhamwe hagati y'abari abakobwa bose kameze gate? Reka nkubwire rero, agaciro ugaha umuntu bitewe n'ukuntu wenda nawe yakaguhaye, sibyo? Ukamvugira ibintu. Arakoze cyane. N'ukuntu umuntu akaguhaye
urabona nje kumusaba imbabazi arahaguruka aragenda ariko se namurenganya nawe mugarukeho ari nkanjye ko nanjye byambayeho kuri Samantha aracyafite umujinya n'uburakari sinamurenganya igihe nikigera azazima buriya ndabyizeye inde Jojo ese nubwo akangaho bugaragaye usaba imbabazi cyangwa wenda wagiye uzisabwa kenshi njyewe nazisabwa kenshi ariko nubwo mbere nsabye imbabazi fashe iyo nzira cyangwa icyo cyemezo cyo gusaba imbabazi harimo kwe hagati yawe na Jojo oya ko mwabifata kose simbizi ariko oya bishira ahagaragara ariko oya mwimatiriza ibintu bitandimo namwe aba muri kurengera ariko amaso araba abafana bacu amaso arabaha wenda dusoza gihe ikintu ubwira abafana bawe abafana banjye icyo nababwira ati mukomeze mumfashe Jojo kwiza imbabazi kw'intambwe nateye kumusaba imbabazi mumfashe nawe azagera ngarukire wenda ame imbabazi kandi ikindi uko mumfata siko ndi njyewe nzi neza yuko nta mutima mubi ngira nta n'uburozi ngira nkuko mwabivuze ni igikundiro ndagifite cyane umukobwa wanditse hano ngo Kiroso si ubwa mbere uzabimuvuzeho ese kugeza ubu ngubu akakugaragariza urukundo gukunda biremewe ariko gukundwa ni ikindi urabifata ute ibyo bintu njya mbivuga kenshi njyewe mfite uburenganzira bwo gukunda cyangwa gukundwa sibyo ko ndi umusore uwo mukobwa narababwiye ari kuri Gaheza TV bazanyarukireho barebe yafashe intuza ye izina ryanjye ryandika Kiroso ituruka hariya hirya nabo bazihera amaso barebe ariko icyo navuga cyo njyewe urukundo narufite nk'uko bavuga ngo mfite imiti njye mfite urukundo nta miti mfite nta n'uburozi mfite uri mu gihe cy'imbabazi kuzitanga no kuzihabwa no kuzisaba urakoze cyane kuganira natwe reka tubibutse kujya kuri yawetv.com basome ikintu cya mbere n'amakuru kandi burya no kuvuga ngo uba udasomye ugasaza utamenye amakuru yanditse ni hariya kurutabaza ugasaza utamenye kurutabaza ugasaza utamenye ikindi banyarukire no kuri Gaheza TV barebe ibiganiro byiza bitambukaho kuri Kiroso TV barebe ibiganiro bitambukaho byiza cyane kuri Kiroso Filme iyi ni IG yanjye Instagram yanjye ba following ubundi babantu bajya bangira inama bakama n'ibitekerezo ni ya nimero yanjye ni please 450 788 62215 iki gihe nicyo ukeneye inama cyane inama n'ibitekerezo erega buri abafana n'abantu bakubakira n'abana beza cyane baguha inama n'ibitekerezo kandi turabikunda cyane iki gihe nicyo cy'abafana nk'uko Rayon Sport ikeneye abafana ikingiye mu nama zabo cyangwa mu bufasha bwabo iki nicyo gihe cy'abafana mu mubabaro urimo mu bihe urimo byo gusaba imbabazi cyangwa mu mubabaro urimo bagukebeye bya nawe ni ukuri kw'Imana babyumve warasabye iki gihe nicyo gihe cyo kuba wenda bakwitaho komenti hasi bavuge ziriya nimero ubahaye bagire uburyo bakubwira wenda inama ese ubundi inama urazikwiye cyangwa wenda imbabazi urazikwiye dukubita tubangura babisoze abafana banjye kandi ndabizi ko bankunda cyane bamfashe bansabire imbabazi kandi nizeye yuko izo mbabazi bazazima nizeye ko bazazima batere komenti bansabira imbabazi kandi Jojo nawe azazibona ndabizi ziriya komenti yari umumaro zijya zimara cyane rwose reka twizere ko wenda abafana ba Yawe TV n'aba yawetv.com hari icyo bazakubwira kugira ngo bigire icyo bitanga ni ukuvuga ngo iyo umuntu w'umugabo asabye imbabazi gutya umutima uramenetse niko bavuga abakozi b'Imana iki nicyo gihe rero bakunze ba Yawe TV rero murakoze kubana natwe munyarukire kuri yawetv.com ibiganiro nakagaruka murakoze cyane.